Doris Media House. Doris Media House. Doris Media House. What's up, my beautiful people out there? And is it amazing? Is it channel? Of course, my name is Doris the Poet. I'm back here with another guest right now. Guess who? Uri kumubona mukanje gutangira atwibwira tumenye aho ari we, and then dukomeze content yacu. Nizere ko meze neza, ariko stay in touch, ntimujye kure. Make sure you make subscribe right down there. Yeah. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umukobwa rwose ariko araseka koko we. Niko seka gato turi araseka neza cyane. Umeze neza? Meze neza. Urasa neza, like uragaragara neza cyane. Nakoze. Ko bitagushimishije bikurakaje? Ni bisanzwe. Uraseka neza, ukomeze bisekere barebe. Ariko neresoni. Oh yes, ubusemo ko bungana ngo yagira isoni. Turi kumwe nande, was a joke. Muri kumwe na Edith. Edith. Kufite isoni za kamera, suri muri kamera. Nta soni mfite kamera siranwa. Edith ninde, se ni muntu ki? Edith nyine ni umuntu usanzwe utagize icyo atwaye. Umugore w'umugabo se w'umukobwa w'undi umukobwa. Uri umukobwa. Ukeneye gukobwa. Yeah. Wow. Atambuki abafite yireko baritambutse mwumva akiri umukobwa. Abantu mufitiye ko muritambutsa. Are you single? Yes. Hey. It's okay, you can tell us. Yeah. No worries. Okay. Just single. Ubwo ari kubitekerezaho ari single. So, reka dukomeze. Warasoje kwiga? Yeah. Uri gukora bisanzwe nk'abandi cyane. Wow. Utwize? Ni umunyakabanda. Rero mfite content tugiye kuganiraho. Content yacu mwereka amafoto y'abahungu batandukanye, ugahitamo who can be your crush mu celebrities. Ndakwereka amafoto y'abantu uzi, and then you pick the one who can be your crush. Trust me, you're gonna find one. Uraza kumubona. Today. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Uri gukopera? So, tugiye gutangira riteguye. So, ngiye kwereka amafoto rero, uzajya uhitamo uvuga ati, oh, I can go for that guy, or yeah. So, mfite Kenny Sol na Okama. Who can be your crush? Yeah. Kenny Sol. Kubera iki? Eddie. Why you pick Kenny Sol? Nkunda ukuntu aririmba tu. Biragukrushing, urabicrushingira koko. Indirimbo ze kabisa. Zirankoma. Wow. Kenny Sol, Kivumbi King. Kivumbi. Ariko rero katuka nkubwire gatoya. Tugiye kwirinda ikintu cy'indirimbo cy'abantu bahogoza baririmba barapa neza. Ibi bintu ntabwo tubikeneye hano. Kivumbi. Ubwo mwabonye ko Kivumbi ahise aruta nde Kenny Sol. Amurushije ikizi? Numva afite ijwi ryiza. Mbona nyine yitonda. Arakunditse. Kivumbi King, umuhanzi witwa The Ben. The Ben. Kubanje kubitekerezaho kabishiringa ko why The Ben, Tiger B. Ni Buganya. And then aririmba neza, ariko nubwo twavuze ngo tubivuga, ariko aririmba neza. Ni mwiza. Umuhungu mwiza aba mwiza ate? Kuba mwiza. The Ben mbona agira discipline. Wow. Azi ubwenge. The Ben Meddy. Uri kumwe. Mfite amatsiko kuza kubona crash yawe pe. Twagiye. The Ben na Meddy
na Meddy ntacyo atwaye. Meddy 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 noneho nicyo urumva rushije The Ben. nyine impamvu ndi kuvuga Meddy kera yajyaga ngoma akiri umwana yajyaga ngoma ariko nuko atakiririmba ariko araririmba nagakiririmba indirimbo nyine ntabwo akigaragara cyane. Meddy Mike Kayihura uri keza sana Mike Kayihura yeah Mike Kayihura right now arushije Meddy uriya nonodo up mwana Mike Kayihura andi umuntu Mike Kayihura Juno Kizigenza Mike Kayihura Kevin Kade Mike Kayihura Bruce Melody Mike Kayihura Diamond Platinum yeah Mike Kayihura Burna Boy what nkunda ikijwi cyiwe kiragukuru kubyumvira muri ngiye kuvuga muri ariko rwose Mike Kayihura atsinzwe na Burna Boy. Burna Boy ni umuntu twari dufite wa nyuma muri na list yacu bivuze ko Crush today he's one of biggest artists in Africa. Burna Boy ni ibihe bintu bitatu ukundira Burna Boy bivuga ati oh wow Burna Boy nta kintu atinya ibintu twebwe nyine dutinya kuvuga we avugiraho noneho nyine physically what you love about physically nyine nta yenda kuvuga ngo urebeye ku isura nabidanje ariko nako ntabwo mukurirwa n'isura cyane mukurwa ahubwo n'ibintu biri inyuma like njye nkunda ukuntu aririmba nyine yego ntabwo yifata nyine anaseka neza kabaye Eddie Crush wabaye Burna Boy. Iyi ni party ya mbere rero tujyana na party ya kabiri aho tuganira cyangwa se nkamenya byinshi kuri wowe bitewe n'ukuntu comment la situation. Edith ni bintu bitatu abona nka red flag ku muhungu avuga ati umuhungu umeze gutyo ukora bino bintu nta nubwo ikintu twavugana nta kintu twapanga kabisa ubona ko mukavuga ati wow that's bad ukumva nyine biragukosha nyine red flag ku buryo ubona ko bateye wapi kabisa nta umuhungu wambara paketi ubu ngubu uvuze ukomeza rero babiri bana n'uvuze ibindi bibiri undi umuhungu uvuga amagambo menshi okay the last one umuhungu wambaye amaherena wamucisha wese mu babyeyi biragoye aje gutereta ntabwo wamumerera namusaba kuyakuramo atabyemeye ntabwo twakundana amaherena yakubuza gukundana n'umuntu ugukunda umuntu nkunda byanze bikunze ibyo ukunda umuntu ubanza kumubaza ibyo ubanza no kumenya n'ibyo akunda gusa yenda Imana nayo irabizi ntabwo yamunyobora gusa ukunze akakubwira gukuraho umusatsi nese ukunda umuntu mukundana n'igice atakubwira ngo ukore tuvuze ka ordinaire cyane rwose washaka wambwira ati nashiba n'igipara nagishyira ni ibintu dukunda ku muhungu uvuga ati umuhungu umeze gutya utebeza gutya wambara gutya umuhungu rwose mba numva nafashwe nyine umutipe wambara neza kwambara neza umuhungu wambara neza kuri ameze gutya reka nkwereke nk'urugero reba umutipe wambaye agapantaro agatezamo agaconga agakweto keza akunda akambara agashati kakazinganitse gentleman nakunda abantu bambara bya ipantaro bingana uko ntabwo ari guza bihangane kabisa Edith ubu se ni iki kintu umuntu yakora kugira ngo utsindire uvuga ati kabisa gutya nitereye umuhungu wakora bino bintu kabisa ready kabisa kunkunda tu kunkunda nkabibona bigaragazwa n'iki urukundo rugaragara muri iki
azaza tuzabivugana. Kuryama n'umuhungu mukundana mbere yo gushakana cyangwa nyuma, ni iki cyo prefera as on your side? Byaba byiza ikibazo mbarira ikintu ababyeyi bacyumvise batanganye ikipe. Byaba byiza mubikoze mubana, nibyo byiza kuruta ibindi byose. Ariko bitavuze ko bivuga ngo bitavuze ko singusubiza icyo mbarira. Ku giti cyawe se bihagaze bite? Ibikize iby'urukundo ni amayobera. Ariko naho nagendeye uwahihuse yarapfuye koko. Edi, ni iki kintu abantu bajya bakubwira kenshi mu matwi yawe wumvaga ati shari na bintu ndabihaye? So wagiye ureka kurya. Don't tell me. So bitewe n'iki wowe bikubwira? So urangana uti Yesu we wagiye ureka kurya. Ase buri urarya cyane? Nese njya kubarusha. Buri urya nk'ibiro bingahe bya kawunga? Kawunga sindayibye nawe ndya kawunga. Umuceri ndya nk'uko namwe murya nyine nuko Imana yanyisigiye ikibiri nyine. Ese nuko wanganaga kera? Nese nuko wanganaga bigenda bihinduka nyine. Wow, ndakwishimiye cyane kabisa. So ni iki kintu wavuga abakobwa babyibushye muri sosiyete nyarwanda mu by'ukuri wabavugiraho kiba kibabangamiye? Ikintu kitubangamira muri sosiyete wati turarambiye, we tired of that. Abantu birirwa batubwira mwananutse nihandi nitunanuka yararwaye byagenze gute, nabwo n'ubundi muzatuvuga. Icyiza mutureke ko twinganira, ntago bibareba. Hagati ya sosiso na banana ukunda iki? Ntawe ukunda umuneke? Oya. Sho ntujya urya na sosiso? Really? Damn. So ugiye kumbwira uzajya uhitamo nyine ikintu kimwe. Uzajya upikinga one thing mu bintu ugiye kukubaza. Icyayi, igikoma, noodles, umuceri, indende, ngufi, inkweto. Ukunda inkweto ndende za zindi nyine za like nyine? Inkweto ndende reba nawe ukunda na za nembagaza. Ukunda udutoya? Nitwo tukuvuga ati wow tugufitinga neza. Ubaye iki ariko? Ubaye iki? Ndi kukubaza inkweto zaba zitamushinga mu nono. Inkweto. Yego. Ukunda ingufi? Kamera ikibazo. So turasoje. Wakoze cyane kubana natwe, anytime uhawe ikaze hano, kandi nishimiye ibisubizo watanze. Namwe murakoze. Ni irihe jambo wabwira abantu dukurikira rya nyuma? Imana izabagirira neza. Nitabagirira neza turabizi neza. Nabo ni bakuru bazifasha. Hase ko mbona babyegereje umutima. Kuburi guhangana. Uzi ko buri guhangana. Ni igihe kintu cyiza abantu bajya kubwira abandi, like nyine bakubwira sambwiye ko ibibazo byarangiye. Sign out.